Mwiriweho neza mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanjye Admina Senti. Reka mbabwize ukuri mwabantu. Wanze kwiba ateze utwe. Ahangaha duherereye ni kimwe mu bibanza byanjye. Nimba udukurikiye wowe ukaba uri mu Rwanda waba uri hanze yaho ukaba wifuza kwagura ikibanza igihe niki. Aha duherereye rero murabona ko hatangirira insina nkuko mubibona. Reka tuhatembere mbabwira ibijyanye naho nimba umva wahagura igihe niki. Siko bimeze. Wagiye. Ikibanza rero ku gishushanyo mbonera gishyashya gifite master plan cyangwa se new master plan y'igihumbi kimwe na 50. Buri munyarwanda w'umunyabwenge yaravuze ngo wanze kwiba ateze utwe. Hanyuma reka twinjire turi kwameza. Harimo inzu waba wifuza kuba kubaka etage guturamo, harimo amazu hakabamo n'inzu imwe irimo amakaro. Reka tuharebe neza kugira mbereke. Iyi niyo parcelle yanjye nababwiraga rero mwagiye mubona hirya no hino sibanga pe nakene. Iki kibanza rero mureba ndi kukigurisha pe. Waba wifuza kugigura igihe ni iki ngiki. Aha akaba harimo metero kare 1178. Nkuko mubona tuzamutse hano. Tazanye. Aha hose urabona ko hagiye harimo ibitoki ibindi bintu byose bidafite akamaro ushaka kugira icyo ushyiramo cy'akamaro igihe niki. Hanyuma ahangaha akaba ari muri R1A. R1A ku bantu bazi ibijyanye n'ibibanza ndumva muri buhite munabimenya neza cyane. Bakomeje mbatembereza muri uko bifasha. Imwe muri izo nzu nabwiraga irimo amakaro. Niyingi ushaka kuzuka hatura, ushaka kuzuka isenyuka ikuramo ugashyiramo izo ushaka. Etage yahajya, cadastre yahajya, icyari cyo cyose. Iyi ni iyindi nzu ushaka abantu bakodesha mu gihe baba bakiguze. Twagiye hano murabona ko hagiye harimo inzu nyinshi cyane zigiye zicucitse. Ubwo umuntu wahagura ahita azisenya byihuse cyane. Ahangaha kandi hakora ku mihanda ibiri. Wowe ufite imodoka ushaka gutambutsa, moto ushaka gutambutsa, icyari cyo kinyabiziga icyari cyo cyose gikora ku mihanda ibiri. Ufite umuhanda wa ruguru n'umuhanda wo hepfo. Ni Nyamirambo, abantu muzi Nyamirambo na hano boroshye kugera kurya nyuma. Mbese n'uburyohe. Hanyuma kikaba gifite parcelle ID cyangwa se nimero iranga parcelle. Mushobora kugenda mukandika muri internet mukaza kuyibona. Ni 1067. Aha mbibutsa ko ari Nyamirambo stade kurya nyuma. Uzo mbereke gato. Hagaze hano ufite view. Bibaze washyizemo ka etage kawe keza, ka fresh. Ufite view ya Kigali yose. Ufite view yo kwirebero, abantu muzi imisozi, abantu mukunda ibijyanye n'imisozi. Ahangaha ubureba view nziza cyane, akayaga murabyumva. Abantu bazi kurimera neza ukamererwa neza, ufite parcelle yawe nziza. Twakomeje gutembera bagiye. Mwe mukurikiye Legacy TV murabona ko no hepfo bahaguze. Urabona ko hari umuntu utangiye kwashyira inzu ye nziza cyane ifite, abona ari na etage nako. Ushobora kwashyira etage, ushobora kwashyira cadastre yawe, ushobora no kuba waza amazu ugashyiramo abantu bayakodesha. Murabona ko hagiye harimo amazu meza. Izi nzu nimba mwazibaze zirenze 5 kandi ni inzu zaturwamo n'umuntu. Akaba ahantu heza hafi y'umuhanda, afite amazi, afite umuriro, kira kitu kandi agera no ku mihanda ibiri. Ndabibutsa ko iki kibanza gikora ku mihanda ibiri, ruguru no hepfo, kandi na ahantu hagerwa n'ikinyabiziga cyari cyo cyose uko bishaka igihe cyari cyo cyose. Details cyangwa se ibijyanye n'amanimero ushobora no kubishyira kuri internet ukahita ubona aho hantu ko hateye ibijyanye naho byose, kandi amafaranga ni make. Mundemere pe. Wanze kwiba ateze utwe. Nukuvuga ngo nimba wumva ushaka kuba wagura iki kibanza kirahari, nimero muraza kuzibona, mwahamagara igihe cyari cyo cyose mukitabwa igihe cyari cyo cyose muhagahabwa amakuru yuzuye mukanaza mukahareba. Na amafaranga make cyane, ni miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda. Ubundi tukaganira tukareba ko twaremerana. Ubwo nukuremera, urandemera nanjye nkuremere. Ndaguha ikibanza cyanjye nawe undemere ayo mafaranga. Siko bimeze.
ufite aho yandika, ufite agakaramu yandika, ufite telefone arikodinge, mubifate neza mu mutwe. Iki kibanza gifite metero kare 1178. Nimero yacyo ni R1A, byanditse muri interinete urabibona ku gishushanyo mbonera gishyashya. Parcelle ID cyangwa se abazi ibijyanye na nimero cyangwa se uko ikibanza cyitirwa ni 2050. Kikaba ari ikibanza cyiza giherereye ahantu heza. Nabonye ko dufite view yose y'igihugu, niko navuga. Abantu bari Kigali cyane cyane ahangaha ni Nyamirambo kuri Ryanyuma kuri stade abahazi, akaba na hafi yo kuri Meraneza. Urumva ko wahitumererwa neza unahaje. Si precious. Ndabaremeye pe namwe mu ndemere. Hanyuma amafaranga ni make cyane. Yumvikana ni miliyoni 60 z'amanyarwanda. 60 million Rwandan francs. Ubawe yafite tangira utwandikire nimba ushaka kutubaza ibijyanye naho hantu ushaka kuhareba ukamenya ese ibyo turi kuvuga ni ukuri koko. Uduhamagare kuri nimero uri burebe hasi kuri Legacy TV. Twebwe dutanga amakuru ya nyayo adafite ibinyoma. Mubizi be all in or be nothing at all. Wari kumwe nanje Albina Sydney Deuces.